uru rugo uri umwami, hari intebe umwami agomba kwicaramo, iruhande hari umwamikazi, hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Ntaba bana bacu nabo baragukeneye. Wowe bigerageze ujye uva ku kazi uduhe umwanya muto urebe ka kazi uzagakora, n'ibyo ukora uvuye mu kazi uzabikora kandi ubikore neza. Yanyumvishe vuba birimo Imana byose birakunda. Atangira kujya ava ku kazi, n'undi yazaga kare ariko agahita ashaka gukora ibintu byinshi. Na cya gitabo yamara kugishushanya tereka nsimbukire muri studio gato. Atangira kujya aza, akunda kwikurira abana ku kazi, ku ishuri, agasanga nanjye nageze mu rugo kare, akaza none avuga ati noneho mu gihe uri koza abakobwa ndanoza abahungu. Ibintu bitangira kuryoha. Ejo Imana yatumye mba hano, kandi munyemerere nyakubahwa First Lady bashimire kuri uyu mwanya no kunyemerera kuba imbere yanyu n'umugisha. Mpereye ku byo Lambert yaravuze, nibyo kuko tugira indangagaciro tugenderaho, ariko ntitubura ibitugonga. Pasteur Didier yageze kubivugaho, twagonzwe cyane n'umwanya w'umugabo namukunze cyangwa se twabanye akora ibintu byinshi, ari umuhanzi akaba n'umuganga. Ngeze mu rugo rero kumwe abagore tujyana n'imigisha, nkihagera bahawe umwanya mwiza mu kazi, ari nako tunabyara, bituma rero umwanya uba muke. Kwa kuntu yamenyereye guhuza ibintu byinshi icyarimwe, yahise atangira n'ibintu byo kwandika ibitabo, yandika ibitabo by'abana akanabishushanya bikoreshwa mu mashuri ya primaire. Hanyuma nanjye ninjira mu rugo ndi umuntu wumva ko nzajya nakira umugabo nk'umwami. Wa mugabo umwanya wo kumwakira urabura, akajya agera mu rugo ananiwe, ariko kuko yabayeho akunda gufatira ibintu icyarimwe, akagera mu rugo ambwira ati ngwino muri ofisi niho ngiye kuba nkorera. Ubwo nanjye imeza nayiteguye nk'iy'umwami nyine, nashyize n'ururabyo rw'iroza hagati. Wa mugabo akicara muri ofisi ahantu mu rugo ati bya biryo byaruze turire hano. Ubwo rwa rurabyo ntarubonye, ya masorori ntashyira ku masahane ntazana. Ndabireba, ubwo niko n'abana baba benshi, akaza basuza ati banza nimbasuze vuba vuba, atari utuntu ngiye gushushanya. Ariko mbyitegereje mbona binyuranye na kwa kundi nshaka ko ibintu biryoha. Nza kwigira inama yo gusenga, ndavuga ngiye kubisengera Imana nk'uburyo nabimubwiramo. Iyo dukora twumva ko turi gukorera umuryango. Umuntu ushobora kumubwira uti oroshya agata, akubwira atari ufite ikihe kibazo, sindi gukorera umuryango, si amafaranga dushaka, wenda akaba yakumva nabi. Narasinze koko Imana iranshoboza, mbimubwira byumva vuba. Ndavuga nti ndagukeneye, hari ikintu ushaka ko tuganira. Rero nubwo ufite inshingano ukaba uri gushakira umuryango, ariko nanone uru rugo rw'umwami, hari intebe umwami agomba kwicaramo, iruhande hari umwamikazi, hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Ntaba bana bacu nabo baragukeneye. Wowe bigerageze ujye uva ku kazi uduhe umwanya muto urebe ka kazi uzagakora, n'ibyo ukora uvuye mu kazi uzabikora kandi ubikore neza. Yanyumvishe vuba birimo Imana byose birakunda. Atangira kujya ava ku kazi, n'undi yazaga kare ariko agahita ashaka gukora ibintu byinshi. Na cya gitabo yamara kugishushanya tereka nsimbukire muri studio gato. Atangira kujya aza, akunda kwikurira abana ku kazi, ku ishuri, agasanga nanjye nageze mu rugo kare, akaza none avuga ati noneho mu gihe uri koza abakobwa ndanoza abahungu. Ibintu bitangira kuryoha. Ejo akagaruka avuga ati ariko nimuze dukora amandazi, akunda guteka cyane. Mu gukora amandazi agahamagara abana be bose, ngo nanjye nkaba ndaho mu gihe bari gupona ntimukorogera amagi, ntimuhe isukari. Ugasanga n'ibintu birushaho kuba byiza, ariko nayo bimurugura mu mutwe. Nashaka kwamo umwanya ngo mwereke ko nubwo yiriwe mu kazi, ashyizemo iminota yo kuba mu rugo dukina turuhutse, biramurura kurusha. Ibyo bintu byaramuruhuye, yaze yabaye na stress ku kazi, akaza avuga ati murebe akantu dukina ndebe nabonye binduhura. Ni ukuri byaramufashije cyane, narabibonye.
akagira iyo mikino yacu dukina mu rugo, tukagira umwanya wo kwigisha abana, umwanya wo gusenga. Noneho dufite abana 5, dufite abana benshi, tutabishyizeho gahunda biba bibi. Twashyizeho gahunda y'amasaha y'abana yo kurya no kuryama kare. Saa 2 iwacu nta mwana uvuga. Ya masaha abana baryamye, ni umwanya wacu turi barimo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakora ejo mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi, akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo mani yavuzwe cyane igihe ngo yari yababwiye mani iyo yahagera akaza vuba vuba ati cara nkwereka umukinnyi duheruka kugura, kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza, ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora, kubera wa mwanya yaduhaye ni nk'ifumbire, yaragendaga agakora, jye n'abana tukavuga ngo papa ari bizi, aho azazira tuzahita dukora ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane. Abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane. Ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba, ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi. Maranye imyaka na Tom 12, ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, we agakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitamo amakuru. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru aratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood, ariko Imana iramfasha sinarakara. None ndamubaza nti jewe mbona uruha cyane, ntigiye numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati jewe burya indirimbo ni akazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse ahantu afite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndumwe ntuzi ko ari byo. Ati giye ndikumva indirimbo ntangira kumva aho ibyuma bihengamye, mastering n'iki. Ati rimwe na rimwe hita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari kwa makuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza. Iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka, abati mbona tunguka hari nagezemo nakwisema amakuru. Kugira ngo bimuruhura. Aho rero nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu ariho hose mwaganira, kandi ikintu kibubaka, kiborohereza mu mutwe, kinatanga umusaruro ufatika. Murakoze. Reka nawe muhe umwanya agire wenda uko nabonaga byinshi nawe afite ibyo yabonaga, agira icyo atubwira. Tricia yarakoze. Nyakubahwa First Lady, nanjye ndagushimiye ko mwaduhaye uyu mwanya ndetse n'abateguye iki gikorwa. Ibyo Tricia avuze je n'ajoute rien. Ariko ndi bwongereho akantu gato nanjye ku rugendo rw'iyo myaka 12. Mu by'ukuri kuba twicaye hano si uko turi special, nta n'uwo dushaka wenda kubwira ngo kora gutya. Buri umwe wese afite icyo yasangiza undi kikamwigisha cyangwa kikamufasha. Natwe kuva mu gitondo hari byinshi twize. Ndi buvuge rimwe na rimwe ku kintu gikunda kubangamira couples iyo bakiri batoya. Ni ikintu gikunze kuba rimwe na rimwe abantu ntibabone uburemere bwacyo. Ikintu gikurikira kiba mu gihe cyo gutegura ubukwe, nyuma y'ubukwe ndetse no mu rugo. Ikintu cy'amagambo rimwe na rimwe avugwa n'inshuti n'abavandimwe na rubanda. Rimwe na rimwe ugasanga aciye abo bantu intege iyo badafite urufatiro rukomeye, bikaba byanabaviramo intandaro y'amakimbirane. Twe twahuye na challenge tukibana
social media zikunze kubangamira abantu b'abasitari, abakina filime, abanyamakuru, abahanzi. Twe tukibana haje inkuru y'uko ngo twabyaye umuzungu. Ubwo birumvikana ko wamubyaye afite ahandi yamukuye. Hanyuma banarenzaho ko twamaze no gutandukana, yatwaye imitungo yagiye. Ibyo bintu urumva ko ari ibintu biri bizarre, njye narabisuzuguye rero. Ndetse nawe kuko turi kumwe yabyumva yabimbaza nkamubaza se ko Tricia bavuga rero ukaba utarabyara, urumva ibyo bintu bifite ishingiro. Ariko twibagiwe ko twari dufite umuryango. Mu rugo iwabo bakundaga kumubaza kuko urumva iyo abantu bagishaka imiryango ibaha umwanya kugira ngo babanze bamenyane bubaka urugo rukomere. Igihe kimwe rero bamwe mu bantu b'ababyeyi be baramuhamagara baramubwira bati ibintu twumva koko niba mufite ikibazo mwatwegereye tukakiganiraho ariko ntituzabone biturika. Tricia agerageza kubasobanurira. Uwo munsi bihurirana ko nanjye inshuti yanjye twanagendanaga twabaga turi kumwe kenshi, wamamagaye ati rero hari ibintu nashatse kukubaza ariko mbura uko mbivuga, ariko unyihanganiye mbikubaze kuri telefone. Ati wowe na Tricia mufite ikibazo? So nawe ndamusobanurira ndamubwira nta kibazo dufitanye. Kubw'amahirwe ibintu bavugaga hari n'undi bari barabivuzeho, ndamubwira nti se wa undi wundi babivuzeho urabona atari script bafashe bakayituzana. So ariko kubera ko twakomezaga kubibazwa n'abantu benshi, icyo gihe nakoresheje social media kuko naho byari biri mbivugaho ndabyadusinga kubw'amahirwe birahagarara. Ubwo ni urugero rwatubayeho, ariko ngira ngo abantu benshi bahura n'ibyabo. Ushobora kuba mu rugo ugasanga wenda wawe iwanyu ntabwo bamukunze, ntangire ko batamuzi, byamugeraho bikamuca intege, noneho mukubaka urugo mutibona neza mu muryango. Cyangwa mwamugishakana bati ko mutabyara, cyangwa mwabyara umwana wa mbere bati ko mutarabyara uwa kabiri. Ugasanga ibyo ubwabyo rimwe na rimwe bitari mu bushake bwanyu, kuko hari abantu bashobora no kubana bashaka kubyara bakamara imyaka 5-10 bakazaba babyara. Icyo twe twakinyuzemo gutyo, kuko of course twaraganiraga hagati, ariko ko cyavugirwaga hanze y'umuryango habayeho uburyo bwo kucyadressinga. Ikindi ndi buvugeho